abakunda nawe zindi nshuti zacu zaduhararuka zose ntabwo Yesu azaduhana habe namba Yesu arusha abandi bose kudukunda arusha abandi mwe bakundana nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose tunabahemukira abakunda. Wow. Congratulations bro. Congratulations kabisa. Never give up. Ukomereza aho kabisa, impano urayifite kandi Imana iza gushyigikire. Yes rero reka nshuti mukomeje gukurikirana Promise TV, reka tubashimire, reka dusubikire ahangaha. Ubundi mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umwanzi w'amasaha ni igihe. Siko bavugana. Ntabwo nanjye nibuka neza uko bivuga. Ntabwo wibuka neza, ariko ibyo ari byo byose hafi aho ngaho. Yes rero reka tubashimire mwebwe mwari mukurikiranye Promise TV, reka tubashimira aho muri hose mutandukanye kabisa. Mwabonye umutumirwa wacu ko ibintu byari neza cyane, tunabararikira yuko n'ubutaha kuri Promise TV ari uko nguko bizajya bigenda, ibiganiro byacu ndetse bizajya bibagereraho ku gihe kandi byiza cyane. Inkuru ziri update ni kuri Promise TV, abahanzi bari update Promise TV. Yes, tunakomeza no kubwira n'abandi bifuza kugana Promise TV kabisa, turabakira kwa tanu. Mwari muri kumwe na MC DJ Villa, kumwe na Gisubizo David, akaba ari we twataramanye kuri uyu munsi. Reka tubashimire cyane. Thank you so much. Ndabakunda cyane. Ciao. Imana ibaho umugisha, Imana izabane namwe muri uyu mwaka mushyashya wa 2023. Wow. Nazimye kutasevinga. ntacyo ntaburiye mu rugo
ntacyo naburiye mu rugo rwawe mwami Yesu Yesu mwami Yesu Yes, ngo mwami Yesu. Yes, je ntabwo nzi kuririmba by the way. Yes, nkuko mubibona ahangaha kabisa turi kumwe n'umuhanzi. Nari natwa usko ruze umwuka wera. Yes, reka tubahereze ikaze nshuti ba Promise TV. Muri aka kanya rero nkuko mubimenyereye tuba tubagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye, ariko none tukaba twakiriye umuhanzi kuri uyu munsi nkuko mumubona ahangaha. Reka dutangire twakira umuhanzi wacu atangira atwibwira. Muraho neza? muraho cyane, ndabasuhuje. Yesu ashimwe. Ngati Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Amakuru yawe umeze neza? Ewana ndimo ndabona amavuta kabisa arimo aramusesekara. Yes, reka rero utangire wibwira abakunzi bakurikiranye Promise TV babanze bakumenya muri aka kanya. Amazina yanjye nitwa Gisubizo David. Yego. Nkaba ndi umusore ushima Yesu. Yego. Yesu yangiriye Yego. ngamumenya n'agakiza. Yes. Ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye kubona umusore ukiri muto nkawe, ungana nkawe, warabashije gukurikira Yesu. Niko bimeze? Gusa nanjye hari icyo natanze cyane nabishimiye abandi. Gusa kumenya Yesu ni byiza. Yego. Byangiriye umumaro mwinshi. Ndashimira Imana. Ni iki cyatumye uva mu basore bagenzi bawe badakunda gukurikirana ijambo ry'Imana cyangwa badakunda kuboneka ahantu havugirwa ijambo ry'Imana wowe ukabasha gukurikira Yesu? Kuvuga ngo ngiye no kuri iyo nzu byatumye nivuga nti nta handi wo kugenda ku Mana. Ngewe nawe ukize mbona data asengera abarwayi bagakira, abarwayi bagakira. So ngeze muri segonderi cyakora nsubira inyuma ho gatoya nanjye ndivanga, ariko ngeze muri kaminuza Imana iramfasha nisubiraho nongera nkurikira Yesu, kandi nabonye amahoro menshi rwose atagira akagero. Mbega ku buryo no mu gihe abandi babona n'ibintu bigoye, ibibazo byinshi, Yesu amahoro. Numva rero nyuzwe n'ubwo buntu yagiriwe bwo kugira amahoro, n'ifite amasezerano naho napfa none najya mu ijuru. Nyango muzi ko gusa kose n'iyo ijuru ritaba ribaho n'umuntu akora neza, ubaho neza nta muntu bakekeye cyangwa byacitse batumurikira kwa kanaka buriya wasaza ariwe wayibye, ujye kureba runaka buriya wasanga uriya mukobwa uri ngo mufashe ku ngufu. Nyine iyo umuntu ari muri Kristo Yesu akagendera nk'uko ashaka, hari ibintu byinshi Imana igenda imukingira. Ngayo nguko ngo hari ibintu byinshi Imana igenda igukingira. Yes, bakunzi ba Promise TV, reka nanjye rero nangire mbibwira amazina ni MC DJ Villa, muri kumwe kuri mikoro. Yes, reka tutangire twiyegereza
abantu bari mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu gihugu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari Amerika, Aziya ndetse na Afurika ndetse Canada, mwese reka twizere ko mumeze neza mu badukurikirana kwa cyane ndetse n'ibindi bihugu tutabashije kuvuga aha ngaha. Twumvishe ufite impano nyinshi, twumvishe ufite impano nyinshi. Impano ya mbere twumvishe utubwira ati nabashije gukurikira Yesu. Iyindi mpano ya kabiri twumvishe uzi kuririmba, nibyo? Oya, ntabwo bizi, ndacyari mu kubyiga. Yego. Gushakisha n'ibindi ndabishobora. Cyane ko nimba gusenga, nyine kuko umuntu gusenga. Yego. Ntabwo tuba tuzi gusenga, nubwo tuzi kurana Imana neza nk'uko tugomba nyine. Yes. Ndabyiga. Cyakora nizera Imana ko izamfasha nkagera gushobora kuririmba ikanizera. Ngayo guko rero tugitangira twatangiranye umurya kabisa, mwabyumvishe abakomeje gukurikirana Promise TV, ariko hagati aho ngaho subscribe, comment kugira ngo ibiganiro byacu bikugerere ku gihe. Wabanza ukaduherezaho kapera. Sembuge ko nabonye benshi bapfira mu manuka Imana ikangiza nabyo sibangaye murabizi ejo bundi yaraturamiye. Tuvuge ko yadukijije Covid, abanyarwanda we barabizi ejo bundi yaraturamiye. Tuvuge ko yaciye inzira mu mazi, barabizi ejo bundi yaraturamiye. Yaratwimanye uwo Yesu ntabyo sibanga, barabizi ejo bundi yaraturamiye. Wow kabisa, umusore ngati wadukijije byinshi bigiye bitandukanye, ngati wadukijije Covid hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi koko Mana uhabwa icyubahiro, koko warayidukijije. Yes, rero abakunzi mukomeje kudukurikirana ahangaha kwa tanu kabisa, murabizi ko ibintu ari byinshi, amashimwe ari menshi, ariko hagati aho ngaho mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire. Happy New Year. Yes, rero reka nizere ko muri uyu mwaka wa 2023 hari ibyo wasezeranyije Imana, nawe ubwawe hari ibyo wahize byinshi bigiye bitandukanye. Reka nizere yuko ko mu wundi mwaka utaha uzahigura imihigo uzaba warahize. Yes, reka nizere yuko ibyo wahize uzabigeraho neza, tubifashijwemo n'Imana yo mu ijuru. Wow, turacyari kumwe hano n'umutumirwa, aracyadutaramira. Uyu munsi haraza gushya. Siko bimeze?
reka guresha iryo jambo nkaharaza gushya. Ijambo bita gushya se wowe uryumva gute? Gushya ndetse ko bivuga ibintu byinshi nyine bize ngo ikintu bavuga ko cyaye kuko cyacaniye kigashya kuko cyatetswe kigashya. Ariko ngewe ndatekereza ko muri uyu mwanya ahubwo dukwiye kureba Imana. Hanyuma imitima y'abantu ikahinduka. Yes, reka dukomeze dutaramane n'umusore wacu umuhanzi ufite impano, mwumvishe ijwi afite. Reka noneho ndabizi aho muri comment murimo murandika muvuga ati ariko se MC DJ Vira umuhanzi noneho watuzaniye kabisa aratwika koko no gutwikira ariko mu ijambo ry'Imana. Wow, reka abanze noneho abanza tunyurizeho akandi karirimbo, ubundi ndabizi aho muri namwe murimo muraryoherwa. Siko bimeze uko byamera kose Yesu aragukunda, uko byaba biri kose hoya ntazemera kuba wenyine mu ntambara uhura nazo, mu bibazo ufite none wihangaye kuko mbere Yesu n'inshuti idahemuka, mu ntambara uhura nazo Yesu ntazemera kuba wenyine. Wibuke yatabaye Tabita kubw'imirimo myiza yakoze, uharaniye gusiga urwibutso rwiza uzibukirwaho. Uko byaba biri kose Yesu muri kumwe azagushoboza, ukomere kandi wihangayika Yesu nshuti yawe muri kumwe. Wow kabisa umusore wacu, murumva ko ibintu abirimo neza. Yes, rero kuri Promise TV subscribe, comment, like kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe, ndetse ni byiza tuzajya tubagezaho bigiye bitandukanye. Nagize ikibazo, mfite ikibazo nshaka kukubaza. Numvishe uzi gucuranga, uzi kuririmba, ese waba ubikora mu buryo bwo kwishimisha? Ese waba warinjiye mu buhanzi kuva ryari? Ese waba uri umuhanzi? Yego, nginziyemo uyu mwaka ushize mu mpera zaho wa 2022, ntangira nyine uyu mwaka, kandi nifuza abanyarwanda bose mwese mbifuje kugira umwaka mushya muhire. Tuzawurya nk'abarya imitsima niba Uwiteka atwishimiye, n'Imana iri mu ruhande rwacu. Uyu mwaka rwose uzaba mwiza cyane. Hanyuma ni nanjye nifuza ko nkora as a professional cyangwa se nabikora nyine nk'umwuga ushobora kuba nanjye wangira umumaro. Ariko icya mbere ni uko nifuza kuba nanjye nafatanya n'abantu b'Imana tukaririmba, kuko nyine ni mwiza nyinshi irenzeho zivuga ngo kuririmba Uwiteka. Uwiteka umuhamagaro mukorwamo, kabone nubwo ntabona amafaranga cyangwa ibindi, ariko numva ari umuhamagaro wanjye. Rero basabye inkunga n'amasengesho. Yes, inkunga n'amasengesho. Abarimo barakurikirana Promise TV murimo murabyumva yuko uyu musore afite impano. Arimo aravuga ati mbasabye inkunga n'amasengesho. Aho uri hose rero
gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi ku isi yose hagiye hatandukanye murimo murabyumva neza cyane. None se ndacyakubaza gatoya, kuririmba wabitangiye ryari, winjiye mu kuririmba ryari mbese muri make? natangiye kuririmba avuga ngo niga mu wa gatanu, ariko naririmbaga indirimbo z'abahanzi baririmbaga basekera usanga ngeze muri segonderi indirimbo ya mbere gusa nyine uko ngenda numva nshaka Imana n'ibindi sekera nyine muri siporo ibyo navuga icyo gihe ninjiye muri korali yanjye ukimara kwinjiramo muri muzika, muri gospel ufite iyihe ntego? Intego ufite ni kugera kure, ukagera ku bintu by'Imana, ukarushaho kumenya uburyo bwo kuririmbira abantu b'Imana, uburyo gerageza kubafasha mu buzima byose, n'ibihe n'umubabaro nkabafasha umubabaro, kandi n'ibintu by'ibyishimo kwishima no kwibuka umuntu wacu, kwibuka Yesu wacu, kwibuka ko umuntu mbega intego mfite kugera kure cyane mu by'Imana no muri ibi bintu byo kuramya Imana no kugurubaza hamwe n'Imana, kandi muzika izamfasha byamamara. Tukiri aho ngaho, waba umaze gukora indirimbo zingahe cyangwa uracyari mu buryo bwo kwiyubaka? Indirimbo imwe irasohoka, byose ni ugusenga. Yes, bakunzi mukomeje gukurikirana Promise TV, mwabyumvishe umusore wacu ngati byose ni ugusenga, ariko intego mfite ni ukugera kure nanjye indirimbo zanjye nkabasha kuzikura muri studio nkazishyira hanze zikabasha kugira ubutumwa zitanga. Hanyuma rero reka tugana ku musozo, tumusabe ubanze wongere utunyuriza akaririmbo gatoya kuko dushime Imana, yego tubwire Imana ko ari nziza. Haleluya, amen. tubwire Imana ko ari nziza, tubwire ko kutuyikunda, Yego, tubwire ibyo gusa no kutikunda ibyo gusa dusengesha igihugu. Hanyuma tubwire gusaba umuntu wese urimo ureba ino video kugira ngo mfashe kubwira Imana kutishima. Hanyuma nayo iraza kuba mu byacu, irabizi byose dushaka kubwira Imana. ndagukunda kuko wabanje kunkunda cyane ukagera kumvira, wambereye inyangamugayo ntiwigeze unzigama, wambereye mu gihe
ndagukunda 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 yego ndagukunda ndagukunda Yesu we ndagukunda ndagukunda yego ndagukunda 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 wagiye urengera mu bikomeye narakubonye mwami ikimenyetso cyo kugira neza igihe bose bantaye wambereye umurengezi umba bugufi ntiwandekaye umba bugufi uramfasha ndagukunda 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 mwami we ndagukunda uvuga neza mwami we ndagukunda masezerano yawe nukuri ndagukunda uzatugeza mu ijuru ndagukunda iyi si imibabaro izashiraho mwami we ndagukunda 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 mwami we uri mwiza we ndagukunda gati mwami Imana ndagukunda Yesu ndagukunda ese n'iki Imana twakwitura n'iki Imana twaguhereza n'iki Imana twaguha kuba turinze umwaka wa 2022 twaba tugejeje umwaka wa 2023 tuwinjiyemo tukiri bazima n'iki twaguhereza yes reka nizere rero wowe ukurikiranye Promise TV aho uri hose reka nizere ko wakomeje kugubwa neza kandi waryohewe n'ibyiza turimo turagenda tukugezaho ikibazo dusatira umusozo ese umwaka waba waraburangirije umwaka nawurangirije aho urangirije mu rugo ntabwo wagiye gusenga nagiye gusenga ngo igitaramo nsengera yego ndakomeza kwicara nzamusengesha Imana ko umwaka ngiye nawurangije n'ibindi kandi ndashimira Imana ko nawurangije n'ibindi hari abawurangiza kwa muganga yes mwabyumvishe rero gati arashima Imana hari abawurangije barwaye hari abawurangije bari mu bitaro hari abawurangije nyamuneka bamanitse akaguru kwa muganga gati ariko njyewe ndashima Imana yuko umwaka nawurangije meze neza kandi mfite ubuzima bwiza nyamuneka namwe murwaye mudukurikirana muri kwa muganga mu bitaro hagiye hatandukanye nukuri turabasengera Imana kandi iraza kubakiza namwe muze gusohoka mu bitaro aho muri amahoro yes dusoza rero jewe buriya reka mubwire buriya uko waririmbaga numvaga birimo biranyinjira ukuntu hari ukuntu wabonaga nanjye ndimo ndamanika amaboko nyine nabuze uburyo nabigenza buriya numvaga nahaguruka nkasirimba haleluya nanjye buriya rero nkunda ijambo ry'Imana kandi ndakijijwe abakurikiranye Yesu ashimwe yes rero reka dusoze ariko ndabona
muri comment barimo barambwira ati MC uwo muntu rwose uwo muhanzi ni ukuri arashoboye yaturyohereje. Yes, nkuko barimo barabyandika babimbwira nanjye nikomeze barimo barambwira ati se nta kuntu buriya yakongera akaturirimbira akaririmbo kamwe. Reka rero ako karirimbo kamwe aba ari kudusorezerezaho sibyo? Ubundi ibindi inyuma y'inyote. Okay. turirimba indirimbo gushimisha Imana kuvuga ngo Yesu arusha abandi bose.